ndapfa navugije induru hanyuma ashiramo umwuka ndapfa. Bafata agatelefone nari mfite. Uravuga ngo umwuka ushiramo? Umwuka ushiramo birarangira. Bafata telefone nari mfite bashyiraho amayinite batangira gutabaza. Bashiki banjye bajyana amatangazo kuri radiyo Rwanda. Abantu baza gushyingura nk'uko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda, baza gushyingura. Baraza inshuti, abavandimwe, abari hirya no hino baraza baza gushyingura. Abo twabanye mu mujyi wa Kigali bumvise ko napfuye batarasuraga mu bitaro, noneho ahubwo baza gushyingura. Singura si ibibazo. Abantu se bavuye? Bo barategereje ubundi ko pfa barabibuze, ariko bumvise napfuye noneho baza gushyingura. Baje gushyingura, uwo mugore wanjye baramuhamagaye baramubwira ati rero umugabo wawe noneho yitabye Imana, turashaka ko umwana uzamushyingura uwo mwana w'umuhungu afite, bamwita Mugisha Ivan, niwe uzamushyingura. Twamuteguriye inkuracyobo tuzamuha, kandi azashyingurwa nyuma ya saa sita. Arababwira ati rero njye nzahagera mu masaa 8 niho nzaba ngeze ku Ruhuha, ubwo muzamushyingura ari uko mpageze. Ntiyigeze asura mu bitaro, ariko yahise yumva ko yaza gushyingura. Ubwo abantu bose baje gushyingura hirya no hino baraza, abaturutse Nyaruguru, i Kigali, mu majyepfo, ahantu hose baraje. Ahari inshuti, abavandimwe. None se umurambo wawe, ubu ndi kuvugana n'umurambo wazutse mwo gacomwe abankurikiye nigoye. Umurambo wawe wari uryamye kwa mama, nta no kujyana muri morgue. Hano nyine byari bimeze gute? Wapfuye sangahe? Abantu bayitegura gushyingura ku munsi ukurikira sangahe? Ibyo nibyo abantu bose bari kwibaza nona. Nashizemo umwuka hari saa 10 za mu gitondo. Mfite abana 4 batandukanyije ba nyina. Abana 4? Batandukanyije ba nyina. Ubwo buri mwana afite nyina? Afite nyina ukwe. Ni wowe mugabo wahuye n'abagore benshi ku isi? Nahuye n'abagore benshi, ntago nashobora kubabara. Nakoze amateka menshi atandukanye mu biri ibyo bintu, ku buryo navaga hano nkajya i Bugande, nkajya Goma, nkajya i Burundi ngiye gusambana, nta kintu cyabaga kinjyana. Barayatwaye banteragura ibyuma, amaraso ashiramo. Natwawe na ambirasi isubiza hahandi mu bitaro Kibagabaga narindi. Uri muzuka koko? Nagiye muri koma iminsi 3 ntavuga, bandimo indodo ahantu hose. Amaraso yashizemo batangira kuntera amaraso, ndongera amaramo andi mezi 2 mu bitaro. Bitewe nuko navuye muri iki cyaro ndi umusore ufite amafaranga menshi, ariko icyo gihe nari mfite amafaranga akabakaba muri miliyoni 10 cyangwa zirenga, ariko numva yari ari kuri konti yari miliyoni 10 ntashyizeho ibyo nacuruzaga muri supermarket kwa Mutangana. Ibyo wacuruzaga nabyo bifite agaciro kabyo? Ibyo byagiye nabyo byaragurishijwe? Byo navuye mu bitaro sanga nta bihari. Madame ashobora kuba yarabigurishije nabyo. Uwo wita madamu n'umwe mwabanaga? Uwo mugore twabanaga dufitanye n'umwana. Umunyakenya aragupimye nyuma agusanzemo iyi ndwara y'igituntu cyo mu magufa. Haje umugore Madamu Kabarebe aje gusura General Kabarebe, madamu we aje gusura abarwayi mu bitaro, abaza ko hari umuntu utagemurirwa. Abantu bose bahise bavuga ko ari jewe. Icyo gihe natangiye kurya ibiryo biturutse kwa General Kabarebe, aho abandi baburara, ariko gihe nkarya ibiryo biturutse ku bantu bakomeye. Okay. Turi kumwe na Muzuka. Abadukurikiye mwese muri hirya no hino ku isi, ushobora kuba ufite udufaranga twawe kuturya n'uburenganzira bwawe, wadusangira n'abo ushaka, ariko abantu bose iyo ugeze mu kaga hari igihe bakuvaho bakakwihorera, cyane cyane abagore. Kubera ko aribo banze kugira neza Muzuka kandi yarabahaye amafaranga. Turi mu karere ka Bugesera, turi kumwe n'umugabo umwe tugiye kuganira. Turi
mu gace bigaragara ko ari agace gashyuha cyane. Tuhageze mu masaha y'umugoroba tuhasanga umugabo umwe uri kubona muri kamera, Ngendikuzo Emmy. Hanyuma si ubwa mbere tubanye, n'uyu munsi turi kumwe. Ngira umugisha wo kubana namwe muri aya masaha, Imana ibahe umugisha. Rimwe na rimwe tugira ibiganiro by'ihumure, tugahumuriza abantu, tugira ibiganiro by'umuryango kandi tukubaka umuryango, ariko nanone tugira ibiganiro byumvikane by'ijambo ry'Imana, ubuhamya n'inyigisho zitandukanye. Uyu mwanya rero ndi kumwe n'uyu mugabo ariko ari buze kutwibwira kubera ko ntamuzi. Nyuma tuze kubana mu kiganiro kitari buze kurambirana, atubwire ubuzima aciyemo, aho Imana imunyujije. Hanyuma uyu munsi turebe niba ubuhamya afite nabwo bushobora gukomeza abandi. Tumusanze iwe mu rugo, ari buze kuhatubwira kuko twese ntituhazi, nanjye wasanga ntahazi. Reka rero tumwakire atangira twibwira, hanyuma nitumara kumenya amazina ye tugende n'ibindi tuza kugarukaho. Karibu. Murakoze. Banyita Habyarimana Emmanuel, bakunda kwita Muzuka bitewe n'ubuzima naciyemo n'amateka naciyemo. Iryo zina ryiyongereyeho, ryaje bitewe n'ibibazo nahuye nabyo. Hano rero ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ruhuha, umurenge wa Mareba, akagari ka Rango, umudugudu wa Rango. Ni imbere y'urusengero rwa ADEPR Rango. Hano muri Rango ni mu murenge wa Maraba, wa Mareba. wa Mareba. Ruhuha se bihurire? Ni imirenge ibiri itandukanye. Kukwita Muzuka, reka tuze kubigarukaho muri rusange muri iki kiganiro. Hanyuma aha dusanze utuye, niho uvuka, niho wakuriye? Ahantu ntuye niho nakuriye, niho mvuka, ariko akenshi jyewe nabaye mu mujyi wa Kigali, niho mu busore bwanjye niho nabaye, ndinda nshaka umugore ariho mba, ariko ubu ngubu ubuzima bwangaruye muri aka gace. Turi kumwe n'umugabo bita Muzuka. Kubera iki bamwita Muzuka? Utubwiye ko buno bwatsi turimo ari ubwatsi wavukiyemo ubukuriramo, hanyuma uza kujya mu mujyi wa Kigali, uza kugaruka kubera ubuzima. Niho bahere bakwita Muzuka, byahereye? Byatewe mu buzima naciye mu buzima bwinshi butandukanye. Jenoside ikirangira nasanze umubyeyi wanjye w'umugabo yaritabye Imana. Mbasha gukorera urugo nk'umwana wari usigaye mu rugo, mvuka mu bana barindwi, abahungu 3 n'abakobwa 4. Abahungu 2 barapfuye na data arapfa, hasigara jyenyine ukuriye abo abakobwa 4 baracyariho. Natangiye gushaka ubuzima, ubutunzi nari mfite nari narabuhawe na mama wambyaye, ntangira kuba umuforoderi. Nabonye amafaranga atandukanye, ku buryo nari umuforoderi njya hirya no hino njyana ibicuruzwa navanaga i Burundi. Naje kubona amafaranga menshi rero ashora mu bintu by'ubusinzi, uburaya, ndetse nasengeraga muri ADEPR ndabihagarika, nigira mu bintu by'ubusinzi n'uburaya. Ariko nagiye mpura n'abahanuzi benshi batandukanye bakambwira ko nintareka ibyo bintu nzahura n'ikibazo gikomeye kandi ntazabasha kwikuramo. Ubwo iryo zina aho ryaturutse rero Muzuka, naje ubwo nari mvuye aho bita muri Label Terasi kwa Mutangana, akabyiniro kabagamo, nari ntahanye n'indaya dutashye. Wari utarashaka umugore? Ubundi nari mufite ariko twaratandukanye. Mfite abana 4 batandukanyije ba nyina. Abana 4? Batandukanyije ba nyina. Ubwo buri mwana afite nyina? Afite nyina ukwe. Ni wowe mugabo wahuye n'abagore benshi ku isi? Nahuye n'abagore benshi, ntago nashobora kubabara. Nakoze amateka menshi atandukanye mu biri ibyo bintu, ku buryo navaga hano nkajya i Bugande, nkajya Goma, nkajya i Burundi ngiye gusambana, nta kindi kintu cyabaga kinjyana. Nabaga ngiyeyo ari icyo kinjyanye, ari ugusambana no kunywa amayoga, nkafata amafaranga arenze 500 nkajya ku Gisenyi
mu gitondo ejo nkagaruka nayamaze, ariko Imana hari icyo yashakagaho mu buzima. Uko ngenda aho ngeze hose nkahura n'abahanuzi bambwira ko ibyo ndimo nintabivamo nzahura n'ikibazo gikomeye. Ubwo nari mvuye rero aho hantu, ubwo nari mvuye muri ako kabyiniro muri Label Terrace kwa Mutangana. ubwo hari mu uyu mwaka? 2017 hari mu kwezi kwa 4. Imvura ubwo naratashye, tugeze aho bita mu Budurira. Mu Budurira ku Gisozi? tuva kuri moto turamanuka, wowe n'indaya? tugeze hepfo yaho gatoya ndaratsikiye, ariko abahanuzi bari barabimbwiye, ndatsikira igufwa riratana, akaguru kavamo igufa. Nari mfite amafaranga menshi atandukanye, nari umucuruzi hariya mu isoko rya Nyabugogo, nari mfite amafaranga nari nacuruje, nari nambaye isaha zihenze, inkweto zihenze, impeta zihenze, ibyo byose barabitwaye. Nahise njya muri koma. Icyo gihe imvura yari yakubye ku buryo bukomeye, nari indi ruhande rwa ruhurura. Iyo ruhurura Imana igwisha imvura hakurya ku Muhima, igwisha n'imvura ruguru aho bita mu Ruhango ku Gisozi na Kacyiru. Ako gace nari ndimo nta mvura yigize igwa, kuko yiza kugwa amazi yari kuntwara akahita agenda kana. None se indaya yabonye uguye muri ruhurura ntiyaza kugufata basi ngo igukuremo? We yahise ajya guhuruza abantu ngo banterure, ahubwo abaje bahise basaka ibintu byose nari mfite. Ariko jye ntago nari mpari, ko ubwenge bwari bwagiye, nagiye muri koma. Mu gitondo nibwo polisi abanyerondo n'abandi bashinzwe umutekano bazanye imodoka y'umutekano iranjyana kuri polisi. Ariko none se muvandi waraharaye? Naraye aho ngaho. Bugukeraho? Bunkeraho. Imana ihagarika imvura igwa ahandi, kuko iyo imvura iza kugwa byari kunkomerana, kuko amazi yari kuntwara muri ruhurura ikana muri Nyabugogo ikana muri Nyabarongo, wenda nkaribwa n'ingona. Ariko ntago byabaye, Imana yarahabaye, kuko ari amasezerano y'Imana nari mfite. Polisi iraje n'abashinzwe umutekano bazana n'imodoka bagukuramo, bakujyana he? Banjyanye kuri polisi. Bari bazi ko wapfuye? Ariko bazi ko napfuye, basanga kuka karacyatera, bahita bantaresifera ku bitaro aho bita Kagugu. Kagugu barahamvanye, bahita banjyana mu bitaro bya Kibagabaga, ari naho namaze igihe. Navuye muri koma hashize iminsi 7, niho bahise bashyiraho igisima, batangira bamanika amaguru. Namaze kuri cyo bita taragisiyo, amaguru amanitse amezi 6. Nabaga ku gitanda bitaga taragisiyo, amaguru barayamanitse, umugongo warajeho ibisebe. Niyo yari tuwarete yanjye, niyo yari ameza yanjye, niho naryamaga, niho rwari uruganiriro, niho natangiye no kuvuga ubutumwa ndaho ngaho. Okay, dusubire inyuma gato. Muri ba bagore bose barenga 4 nta numwe wakugezeho? Nta numwe. Nta wabimenye se? Bose bari babizi, ariko nta numwe yigize ahagera. Tutarakomeza, ibi bitanze irihe somo? Iri somo bitanga nuko abantu bari mu byaha, bivuruguta mu byaha, nta cyiza kiri hanze aha, nta cyiza kiri mu byaha, ahubwo ababyigaraguramo bazi ko bafite inshuti zibashiraho, ugasigarana Uwiteka wenyine, niwe ukubera igisubizo. Ariko abagore nta n'imbabazi bagira. Tureke n'abari mu byaha, ushobora no kuba uri mu byaha ariko ufite umutima w'imbabazi. Abagore nta numwe ari ugufite n'imbabazi baza? Oya, nta numwe yigize ahagera, nta numwe yigize angirira imbabazi. Bose se wabereye mubi, ntabo wahaga amafaranga ukabafasha? Nta numwe ntahaga amafaranga, kuko amafaranga yanjye yose nibo bayatwaye. Ubwo uwo twabanaga, twari dufitanye umwana, yaraje afata amafaranga nari mfite kuri konte, ageze muri miliyoni 7, ahita afata ibintu byose nari ntunze mu rugo, n'umwana arabajyana, agura igipangu aho bita mu Nzove. Ubu niho atuye, jyewe ndakodesha kubera ingaruka y'icyaha. Mu mafaranga yawe?
mu mafaranga yanjye yashatse n'undi mugabo yubakamo inzu. yubakamo inzu, ubu aracuruza mu isoko rya Nyabugogo. Amafaranga yose yarahise yatwara njye nsigariraho. Natangiye kujya afashwa n'inshuti n'abavandimwe babandi twasangiraga mu kabari turara tubyina, nta n'umwe yigize angeraho, ahubwo Imana yandemeye izindi nshuti nshyashya. Abakozi b'Imana nibo bangaburiraga mu bitaro, ariko kubera ko hari icyo Imana yamvuzeho, haje umugore madamu Kabarebe aje gusura General Kabarebe, madamu we aje gusura abarwayi mu bitaro, abaza ko hari umuntu utagemurirwa. Abantu bose bahise bavuga ko ari jyewe. Icyo gihe natangiye kurya ndya ibiryo biturutse kwa General Kabarebe, aho abandi baburara ariko jye nkarya ibiryo biturutse ku bantu bakomeye. Okay. Turi kumwe na Muzuka. Abadukurikiye mwese bo muri hirya no hino ku isi, ushobora kuba ufite udufaranga twawe kuturya n'uburenganzira bwawe, wadusangira n'abo ushaka, ariko abantu bose iyo ugeze mu kaga hari igihe bakuvaho bakakwihorera, cyane cyane abagore. Kubera ko aribo banze kugira neza Muzuka kandi yarabahaye amafaranga. Basore munkurikiye muri kunyumva, abagabo munyumva muri kunkurikira muri uyu mwanya, amafaranga mufite nayanyu n'uburenganzira n'ubwanyu muyarya uko mushaka, ariko abagore muha amafaranga nimugera mu kibazo nta n'uzanaguhamagara, na telefone yawe nimuhamagara zahisi n'abagore bari buze kugubita. Okay, yakara agaciyemo, ariko Muzuka turi kumwe arimo araduha ubuhamya, arimo aradusangiza ubuzima yaciyemo kugira ngo uyu munsi abe ageze aho ageze. Ntekereza ko afite amashimwe y'Imana. Hanyuma akavuga ati nagize umugisha none ngiye ntabarirwa kwa General James Kabarebe. Imana niho yantabariye, niho nabashije kurya. Hanyuma mu bitaro, ubuzima bwo mu bitaro Muzuka. Ubuzima bwo mu bitaro bwarambabaje cyane, kuko nta muntu usibye mushiki wanjye yarandwaje, bigezeho arantaragenda, yarananiwe. Haza bishwa banjye barandwaza barananirwa, haza mama wambyaye arandwaza nawe arananirwa. Bavaga hano i Bugesera, hano twagusanze, bakaza i Kigali. Bakaza i Kigali bataha ingo zabo, barandwaza barananirwa, ahasigaye Imana niyo nasigaranye nayo. Nyuma yaho ubwo nari maze, ubwo bari bagiye kushyira muri hari aba bagira, basanze jyewe nubwo ngiye kubagwa ariko nzakenera imbago. Icyo gihe nasengeye imbago, ariko wa gatanu nsaba imbago. Ndavuga ati Mana, urabizi ko nabaye umuntu ukomeye muri iki gihugu, nkatunga amafaranga, ibintu byose byanshizeho, nishyura ibitaro, inzu naragurishije, amasambu, ibintu byose bishiraho, ariko ndasaba ko ntazagendera mu mbago z'ibiti. Imana yakoresheje umuntu ntagize menya w'umukobwa, yaravuye gusenga, araza aravuga ati Imana yanyeretse umuntu hano ukeneye imbago. Icyo gihe dogiteri yaragiye kusezerera, amazemo umwaka n'amezi 2. Agiye kunsezerera ambaza se Manuel ufite imbago? Ndamubwira ati nta mbago mfite. Shakisha uburyo utumaho bakuzanira imbago. Numvaga imbago zahita ziboneka za hafi ari iz'ibiti, ariko nari narasenze Imana avuga nti ntago nkeneye imbago z'ibiti. Uwo mukobwa yaraje ampereza imbago avanye muri Kifaruma shyashya z'ibyuma, ahita agenda, sinabashije kumumenya. Nyuma yaho rero naje gutaha, njya mu rugo, sanga abantu bari bazi ko napfuye. Ngeze mu rugo baranyakira kwa mukecuru. Urugo uvuga watashye muri hano kwa mukecuru? Kwa mukecuru niho naje, kuko urugo rwanjye rwari rwarasenyutse, umugore yaratwaye ibintu byose, nta n'ikintu cyitwa ikiyiko yasize mu rugo, n'inzu nakodeshaga i Kigali barayifunze, barayishyizemo abandi. Urumva nta handi nari kujya. Numvaga ko ngomba kusanga umukecuru wanjye, dore ko ari igihe umuhungu wenyine yari afite. Banyakiranyije rero, banyakiriye bishimye, kuko abenshi bari bazi ko ntakiriho. Naje n'imbago 2 nsodoka, umukecuru atangira kundwaza, ariko mbona ubuzima bwo mu cyaro ni ikibazo. Nsubira i Kigali, njyaho nakoreraga mu mabaro y'imyenda, baterateranya amafaranga
yo kugira ngo mbashe gukodesha inzu no kurya. Ubwo natangiye kuba mu mujyi wa Kigali, nsubiyeyo nza guhura n'ikibazo. naje guhura n'ikibazo gikomeye ubwo mu baterankunga nari mfite mu bitaro yampamagaye kuri banke, kuri Equity Bank Nyabugogo, ampa amafaranga ageze muri miliyoni 3 yo kugira ngo azamfashe. Nateze moto ngeze mu rugo hari mu masaa 4 n'igice, ko twabanje kujya ahantu kujya kunywa icyayi turatinda. Nteze moto ngeze muri quartier natagamo aho bita ku Kinyoni, baranteze abajura banteragura ibyuma, urabibona hano n'ibyuma banagiye mburuka, urabibona hano hose n'ibyuma bajura banteragura ibyuma. Bari bakuzi se? Ntago bari banzi, Okay. bo baranteze gusa, sinzi bashobora kuba bari babonye wenda mfite ayo mafaranga, barayatwaye. Angahe? Yari miliyoni 3, zari miliyoni 3 bari bampaye kugira ngo afashe no kugira ngo nzabashe kongera gucuruza. Barayatwaye banteragura ibyuma, amaraso ashiramo, natwawe na ambirasi isubiza hahandi mu bitaro Kibagabaga narindi. Sha uri muzuka koko. Nagiye muri koma iminsi 3 ntavuga, bandimo indodo ahantu hose, amaraso yashizemo batangira kuntera amaraso, ndongera maramo andi mezi 2 mu bitaro. Ngaho Naje gusezererwa mu bitaro, ndataha ndaza ngeze mu rugo, naje guhura n'indwara ikomeye ntazi uburyo yarije. ubwo wahise ugaruka kwa mukecuru? Oya, ntago nagarutse kwa mukecuru, ahubwo abaje kunkura mu bitaro wese bampa n'inzu aho ku Kinyoni mbamo, ariko mbamo ntacyo kurya gihari. Ndagenda ndahororoka mu nzu, nta muntu n'umwe mvugira. Abajyanama b'ubuzima nibo baje basanga ari umuntu bahuruje, basanga ngiye gupfa, nta kintu na kimwe naryaga. Navuye ku biro 95 napimaga, pima nk'ibiro 40. Babonye ngiye gupfa, babonye ngiye gupfa nibwo bahise banjyana mu bitaro. Banjyanye mu bitaro bita Ikanyinya, barapima babura indwara, bahita bampa transfert banjyana ku Muhima. Ku Muhima narahageze, ibintu birakomera, ntangira kuba nk'uwarwaye turoma, nkajya mfata bino bya bomboni bicometse ku barwayi nshaka kubita hejuru y'abandi, ku buryo hari igihe nibuka nari ngiye gutwika ibitaro nkoresheje iriya bomboni, narabaye nk'umusazi. Baramfata abasekirite, nshaka gutoroka ngo ngende mve mu bitaro kandi nta mbaraga nari mfite. Ubwo bahise bampa transfert yo ku bitaro bikuru bya CHK, naho barahagera, mpageze barapima indwara barayibura. Wumvaga uribwa ute wowe? Nge narashongaga, ntacyo kurya naryaga, nari maze amezi 3 ntarya, nywa amata gusa nabwo mpita nyagarura. Bampaye transfert bansubiza mu bitaro bya Kibagabaga biranga, bahise banta transfert y'i Kanombe niho haje umugabo w'umudogiteri w'umunyakenya, niwe yapimye asangamo ko ndwaye igituntu cyo mu magufa. Icyo gihe nari ngeze ku biro bigeze nko kuri 30, mvuye ku biro 95. Igituntu cyo mu magufa abandi batarakibonye? Bo bari barakibuze ariko warakibona. Ubwo icyo gihe wari uvuzwaga n'amafaranga yande? Icyo gihe navuzwaga n'abaterankunga, n'ibyo nari ntunze, amasambu, amazu nari ifite byose byaragurishijwe kugira ngo mbashe kubaho. Dusubiye inyuma gato tutarakomeza, nyuma y'uburwayi bwawe, uyu mugabo turi kumwe Muzuka Emmanuel Habyarimana, Nyabugogo, mbere y'uko ukora impanuka cya gihe ugezweho ufite abagore benshi, wari utunze amafaranga angahe? Bitewe nuko navuye muri iki cyaro ndi umusore ufite amafaranga menshi, ariko icyo gihe nari mfite amafaranga akabakaba muri miliyoni 10 cyangwa zirenga, ariko numva yari ari kuri konti yari miliyoni 10 ntashyizeho ibyo nacuruzaga muri supermarket kwa Mutangana. Ibyo wacuruzaga nabyo bifite agaciro kabyo? Byo byagiye nabyo byaragurishijwe? Byo navuye mu bitaro usanga nta bihari, madame ashobora kuba yarabigurishije nabyo. Uwo wita madamu n'umwe mwabanaga? Uwo mugore twabanaga dufitanye n'umwana. Umunyakenya aragupimye nyuma agusanzemo iyi ndwara y'igituntu cyo mu magufa,
muvandi, hanyuma ubuzima bwaje gukomeza gute? ubuzima bahise bantarasifira bangarura Kibagabaga. Nagiye mu bitaro bitandukanye, nasubiye mu Kibagabaga mu bitaro, bantangiza imiti y'amezi 6. Bantangiza imiti y'amezi 6 mu bitaro bya Kibagabaga. Bashyize muri sale yari irimo abantu benshi cyane bari barwaye igituntu cyo mu magufa. Hano naba ndi ndyamye nkabona uwaharapfuye, nkabona n'uwaharapfuye, nkabona n'uw'inyuma yanjye arapfuye, ariko ngiye nkavuga ati nanjye ni mu kanya nanjye ndaba mpfuye. Abona bapfaga barabigituntu, nabo barwaye igituntu bagapfa. Amezi 6 yarashize nta kintu na kimwe ndya, n'imiti nabwo baza kuyinsuka kuko nta murwaza nari mfite. Amezi 6 yarashize, igituntu bapimye basanga ntago kigize gikira. Bahita bampa indi y'amezi 6, nayo irangiye basanga igituntu ntikigize gishiramo, bampa indi y'amezi 6. Nyuma yaho naje kusaba abaganga, ndababwira nti rero yewe murabona nta murwaza mfite, ariko nubwo nabivugaga nta bwenge bwari bwaragiye. Pima nk'ibiro, icyo gihe nari ngeze ku biro 29, umusatsi waracuramye, amaso yarahindutse umutuku, warandebaga ukagira agahinda gusa ukavuza induru, nta kindi wakoraga. Nasabye kugira ngo ntahe, bampa sorote isohora za mpapuro zisohora umurwayi, bambwira ko nzamfatira imiti ku Muhima, ariho nzajya njya kunywera ibinini imbere ya muganga ku Muhima. Ibyo sinabikoze, nahise niyizira mu Bugesera kwa mukecuru. imiti urayireka? Naraje imiti narayitahanye yo nabari bampaye. Ngeze kwa mukecuru baransasira mu rugo, abantu bose barahurira, babonaga ndi umuzimu ugenda, nta mbaraga ntaki. Ariko nsubiye inyuma gato, uwo munsi bansezerera, nasohotse mu bitaro nambaye mucikopa y'imbere n'agasengeri gusa, nzi ko nambaye. Nge nari nzi ko nambaye, nsohokamo nambaye mucikopa. Abasekirite banga no kundekura, ariko babonye ko bampaye icyangombwa kinsohora barandekura. Ngeze hanze, ntaragera hanze, nahuye n'umukozi w'Imana, arambwira ati se wa mugabo ko tubona ugiye gupfa, amata wayashobora? Ndamubwira ati rwose amata nayashobora. Ampa ibihumbi 10, ndabyibuka. Mu mafaranga nge numvaga nta handi nshaka kujya mu nzu y'Imana. Mbere ntarakora agisida, nasengeraga aho bita kwa Bishop Rugagi, aho yasengeraga hariya kwa Rubangura. Numvaga ko yajyaga akiza abantu, mbona akora ku bantu barwaye bagakira. Nge numvaga ashaka kumusanga kugira ngo asengere nkire. Nateze umumotari wese nteze akanga kuntwara kuko yabonaga nambaye ubusa. Haje kuza umumotari rero tuziranye, aravuga ati se nuko wabaye, icara kuri moto tugende. Aranjyana, arambwira ati se ugiye he? Ndamubwira ati ngiye kwa Bishop Rugagi. Ese atuye hehe? Icyo genda naramuzamukanye mugeza ku Muhima, kandi jyewe ntazi n'ahantu atuye, biranga. Ubwo naragiye mugeza aho bita kuri Restoration Church Kimisagara. Numvaga harimo icyumba cyanjye ngomba kubamo, kandi nta nacyo. Bambonye barimo bakora amasuku, barikanga, baravuga ati uyu muntu aje ku rusengero se yambaye mayo ni umusazi. Ndongera ntega moto, uwo mumotari ahita nzamuka ngeza ku isoko aho nakoreraga Kimisagara. Abantu bose b'abacaguwa bambonye ko nari imeze, bavuza induru, baraza baranyegera, baranterura banjyana muri resitora, barambaza ngo urashaka iki? Ndababwira ati ndashaka amata, ndashaka n'inyama. Bazanye amafiriti bashyiraho, ndiye ku nyama irananira, baranterura nk'agahinja, bantereka ku moto. Ibyangombwa nari navanye kwa muganga byo aho nzayafatira imiti nabitaye aho, banjyana kwa mwishywa wanjye. Mwishywa wanjye mpageze ndamubwira nti rero nta kindi kintu urimo nshaka, ndashaka ko uzana televiziyo ugashyira imbere yanjye aho usasiye, hanyuma ukashyiramo indirimbo z'Imana.
yarabikoze asubira mu kazi ariko abona ko ngiye guhapfira. Mu gitondo araza arambwira ati rero mu rugo baragukeneye barakwiteguye, reka tugushakire imyenda wambare. Banshakiye inkweto, bashakira n'ipantaro itankwira n'ishati, aranzana angeza mu rugo, sanga barantegereje, bari bazi ko napfuye. Ubwo natangiye kuba kwa mukecuru muri iyo minsi, nangiye gupfa, nta mbaraga, nta n'ibiro, amaso yaracuramye, nane umusatsi waracuramye, umusatsi warabaye irende. Byari ibintu bikomeye ku buryo bukomeye cyane. Uburaje ubugezi none Bugesera, ndongeye ngarutse Bugesera nanone. ka gatima ko mu mujyi ntikakugarukamo ko mbona noneho wakwamiye hano? Nabonaga nta wundi muntu ushobora kumfasha usibye mama wambyaye, kuko abandi bose bari baramvuyeho. Nabonaga nta wundi muntu yamfasha usibye mama wambyaye. Ibintu byawe byose birashize, abantu bari inshuti bose bagushizeho, usigaye wenyine, ugarutse kwa mama kandi atuye hano mu cyaro. Hanyuma ubuzima bwo mu cyaro waje kubumenyera, waje gukizwa, byaje gukomereza he? Ubuzima bwo mu cyaro ntago bwambereye buzima, kuko iyo ndwara yarongeye iragaruka. Basubiza mu bitaro bya Ruhuha, Centre de Santé ya Ruhuha, birabananira, banjyana mu bitaro bikuru bya Bugesera i Nyamata kuri ADPR. Kandi ubwo wabaga warembye? Meze nabi, n'ambirasi zanjyanaga gusa. Mpageze nahabaye ibyumweru 2. Bagiye kubarisha amafaranga, dusanga na amafaranga menshi, ko igituntu cyari cyarakize, hazamo izindi ndwara. Twaturutse ibitaro turiruka turagenda, ariko nge nta mbaraga afite. Narasohotse, mukecuru asohokaho, duteruka ibitaro turagenda. Tugeze muri gare, abashoferi banzi bakuruha barantwara, ariko babona batwaye umuzimu. Naraje maze ibyumweru 2 mu rugo. Hari ku cyumweru saa 10 za mu gitondo, nashizemo umwuka. Nashizemo umwuka, ndapfa, navugije induru, hanyuma ashiramo umwuka ndapfa. Bafata agatelefone nari mfite. Uravuga ngo umwuka ushiramo? Umwuka ushiramo, birarangira. Bafata telefone nari mfite, bashyiraho amayinite, batangira gutabaza. Bashiki banjye bajyana amatangazo kuri radiyo Rwanda. Abantu baza gushyingura nk'uko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda, baza gushyingura. Baraza, inshuti, abavandimwe, abari hirya no hino baraza, baza gushyingura. Abo twabanye mu mujyi wa Kigali bumvise ko napfuye, batarasuraga mu bitaro, noneho ahubwo baza gushyingura. Singura si ibibazo. Abantu se bavuye? Bo barategereje ubundi ko pfa, barabibuza, ariko bumvise napfuye, noneho baza gushyingura. Baje gushyingura, uwo mugore wanjye baramuhamagaye, baramubwira ati rero umugabo wawe noneho yitabye Imana, turashaka ko umwana uzamushyingura n'uwo mwana w'umuhungu afite, bamwita Mugisha Ivan, niwe uzamushyingura. Twamuteguriye inkuracyobo tuzamuha, kandi azashyingurwa nyuma ya saa 6. Arababwira ati rero nge nzahagera mu ma saa 8, niho nzaba ngeze ku Ruhuha, ubwo muzamushyingura ari uko mpageze. Ntiyigeze asura mu bitaro, ariko yahise yumva ko yaza gushyingura. Ubwo abantu bose baje gushyingura, hirya no hino baraza, abaturutse Nyaruguru, i Kigali, mu majyepfo, ahantu hose baraje. Ahari inshuti, abavandimwe. None se umurambo wawe, ubu ndi kuvugana n'umurambo wazutse mwo gacuramwe, abankurikiye nigoye. Umurambo wawe wari uryamye kwa mama, nta no kujyana muri morgue. Hano nyine byari bimeze gute? Wapfuye sangahe? Abantu bayitegura gushyingura ku munsi ukurikira sangahe? Ibyo nibyo abantu bose bari kwibaza nona. Nge nashizemo umwuka hari saa 10 za mu gitondo. Nta bandi bantu muri kumwe mu nzu usibye mama? Nari ndi kumwe na mama n'utwuzukuru twacu 2.
bavuza induru bararira, mukecuru atangira guhuruza abantu baturanye nabo baraza, ariko batangira no guhamagara bashiki banyu batari bahari bari hirya no hino, hari n'abari Kigali baraza, bo bahageze mbere y'abandi bose hamwe n'abaturanyi. Ubwo rero mu by'ukuri ayo masaha hari mu masaha ya 10:00, ariko uwo munsi hari ku cyumweru abantu birirwa baza gusura nyine umukecuru ko yapfushije umwana. Mu masaha ya 10:00 za nimugoroba, 10:00 za nimugoroba, amasaha 12 yari arangiye, isanduka yari yahageze bazanshyinguramo nimva batangiye bayicukuye ngaho. 10:00 zuzuye, ababimbwiye bambwiye ko nahise nitsemura, isanduku iri iruhande rwanjye bagiye kuyishyiramo, ndongera mba muzima. Ijambo ngo naravuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo Imana isohoze amasezerano yamvuzeho. Garutse nyuma gato mfite agenda 3 z'amasezerano Imana yampaye mbere y'igihe, ubanza ari Imana yakoresheje kugira ngo ese muvandi ntabwo abantu bavuze ko wipfushije. Oya, kuko bitewe n'imyaka nari maze ndwaye, babonaga ahubwo umukecuru wanjye agize amahirwe mpfuye kugira ngo umutwaro ugabanuke. Okay. Uritsamuye, abantu bari aho ngaho barakubonye, urazutse, abari baje gushyingura agafantasi hari ako bari bazanye koko yagira mukecuru. Wenda bari kubikora nyuma bavuye gushyingura, ariko bayasubiranyeyo. Gusa icyo nzi cyo n'abatindi bayasubiranyeyo. Bari baraguze hari abantu batari barasuye bo mu miryango, ariko bateranyije isanduku ihenze yari ifite agaciro k'600. Barayigurishije, bayisubijeyo, babahombye 1,100. Ayo mafaranga niyo yanyondoye, ndetse n'abari hari abantu benshi bakomeye n'aboroheje batanze amafaranga yo gusiga. Urumva nk'umuntu watunze agafaranga i Kigali, ese abo bantu bavuka za Ruhuha batuye i Kigali babashyikire bene wanyu barakuze? Benshi baranzi. Okay. Abari kutureba muri iki kiganiro, muzi muzuka, muzatanga ubuhamya cyangwa mutanga ibitekerezo muri comment, mutubwire kumva inkuru ya muzuka Emmanuel Habyarimana mukumva yapfuye, mwari muzi ko n'ubundi ari umuzimu cyangwa umurambo wigendera kubera ubuzima yarabayemo. Mwarakoze cyane ku bantu bose bateranyije serikeyi ikavamo n'ayo mafaranga, ariko uyu munsi noneho abantu bafite amatsiko yo kumenya ubuzima bwa muzuka uko bwaje gukomeza nyuma y'uko uzutse nyirizina none hatari za ndwara. Satani yakomeje kungabaho ibitero bikomeye. Narazutse, nuvuga ngo nkimara kuzuka n'indwara nari ndwaye zahise zikira. Nazukanye ubuzima. Umaze kuzuka indwara zose wari ufite zahise zigendana, zanyananye n'urupfu. Nuvuga ngo nari maze amezi igihe kinini cyane ntarya, ikintu cyose nageragezaga kurya nahitaga nkigarura, ariko nkimara kuzuka nahise ntangira kurya ku buryo bukomeye. Ayo mafaranga baragenda bakagura imitwe y'ihene, bakagura amafi, dore ko duturiye n'ikiyaga bita Cyohoha. Hariyo turi hejuru ya Cyohoha. Abantu muzi Cyohoha cyangwa muyumva mu bitabo, ubu twiciye hejuru ya Cyohoha. Baze bakazana amafi, niyo yandamuye, niyo yanzamuye. Ubwo n'uvanga ibiryo ntariye mu myaka nabiriye mu gihe gitoya. N'uvuga ngo uko naryaga ni nako niyongeraga ibiro. Navuye ku biro 29 napimaga, mvuye ku biro 95. Mu gihe cy'amezi 2 nari maze kugira ibiro 45. Igihe cy'amezi 2 nanone nari maze kugira ibiro 65. Ubu ngubu tuvugana nimo ndapima ibiro 94. Abantu bari kutwumva bashobora kugira ngo izi ni inkuru nkabyo, bamwe bavuga ngo n'ubuhamya ngo bwo gupapira, ngo abantu bakabeshya. Muzuka, hari ibihamya by'abantu bamwe na bamwe tuzabaza ubuhamya bwawe? Birahari, harimo bashiki banjye, abaturanyi, n'amanimero nayabaha, n'inshuti n'abavandimwe bose barabizi. Mukecuru wawe uyu munsi ariho?
ariho ubu muracyabana n'ejo bundi yari ari hano mu rugo yaje kudusura. atuye hafi aha? atuye hano hafi. byaje kurangira ushatse umugore se? muri iyo minsi nahuye n'ibibazo bikomeye, narebye kubaho jyenyine, mbona none nta kintu byaba bimaze. Imana rero yaje kumpa umugore, nza no kubyara umwana w'umuhungu mwita Gisa. Iyi ni Bartolomayo, arahari, karahari. Akana kanjye mwakabonye bagateruye, gafite amezi 6. Imana yahise nk'umugore ukiri mutoya, dufitanye umwana w'umuhungu rero bita Gisa. Iyi ni Bartolomayo. ubwo se uyu mugore wakwemeye waramukoye, wakoze ubukwe, byaje kurangira gute? ndimo ndabitegura, Imana nica inzira, ndimo ndategura gukora ubukwe, kuba ko nahise nanakizwa. Ubu ndi umuyobozi mu itorero w'abagabo, ndi umuyobozi w'abagabo mu itorero. Urumva rero ntabwo waba umuyobozi w'abagabo nawe udafite inshingano z'abagabo. Ngiye gukora ubukwe muri iyi minsi, hanyuma namwe ndabatumiye kugira ngo muzaze gutaha ubukwe bwa Muzuka. Muzuka, uyu mugore wawe tuzamugurira inka kubera ko ni intwari. Kwemera Muzuka ntabwo byoroshye. Abantu mudukurikiye, ubukwe bwa Muzuka muzawutahe, nanjye nzaza, ariko burya nanjye uzantumire nzaze, nanjye muzamenyeshe nzaze. Ikibazo nuko nzaza nitwaje kamera. Nta kibazo, bizaba ari byiza cyane. Aha, uyu munsi rero wenda tuzongera tugutumire nanone, kubera ko bigaragara ko tugeze mu masaha akuze, tugomba gutaha i Kigali. Ni kure uvuye hano, harimo ibirometero byinshi cyane, ariko Mazuka turi kuganira, mwumvishe ubuzima bwe, mwumvishe ubuhamya bwe, murumva ko ubuzima bwe bwaciye mu bihe bigoye kandi mu bihe bikomeye. N'ubutaha tuzamutumira, azanagaruka kuko ubuhamya bwe bufite ibice byinshi. Ariko Muzuka, nk'umuntu wigeze gutunga amafaranga, ubuzima ubayemo uyu munsi bwari bwagera kuri cya kigero cy'aya mafaranga? Maze kuzuka nahuye n'ikibazo. Mukecuru amafaranga yari yaramushizeho, nta kintu na kimwe cyari gisigaye mu rugo. Inka, ihene, imirima twaragurishije kugira ngo mbeho. Nahuye ni Satani yakomeje kungabaho ibitero, ku buryo nambaraga na bodaboda zacitse, zatobotse kubera ubukene. Mu buzima no kwambara akamambiri ntibyambaga, nazambaga agiye muri dushe, ariko noneho nkambara bodaboda zatobotse. Nahuye n'ibibazo bikomeye, Satani yakomeje kungabaho ibitero, ku buryo umukecuru yageze aravuga ati rero mwana wanjye, nta kindi narakurokoye, urakiri nawe ishakira ubuzima wabamo. Nasubiye mu mujyi wa Kigali, baterateranya amafaranga, mbasha gukora. Ariko bigaragara ko abanaga neza n'abantu, baterateranya amafaranga nanone. Bwa kabiri bampa agashoro, ndakora, ariko mbona ubuzima bwo mu mujyi biragoye. Amazu iki, ngaruka kwibera rero muri ubu buzima bwo kuruhuha. Murabona homba, mwahageze mwahabonye. Ubundi iyi nzu ikodeshwa amafaranga atageze mu bihumbi 10, ariko icyo gihe nakodeshaga inzu y'ibihumbi 120 ku kwezi. Ubwo rero urumva nabivuyemo, nza kwibera muri ubu buzima kugira ngo mbashe kubaho, kuko ibintu byose byashizeho. Muri make rero ibintu byashizeho, ikintu Imana yabanje kunyubakaho ni umubiri, ibindi nabyo izabikora kubera kwizera Imana. Ubu nta kintu uri gukora? Nta kazi, ni keretse rimwe na rimwe nibwo njya Kimisagara aho nakoreraga, nkajya ku maseta y'abakire bacuruza inkweto. Iyo mpakuye 5 cyangwa 10 nkoreza madamu, wenda nkamarayo iminsi 2 nkagaruka. Nubwo buzima mbayeho nta gishoro mfite, ariko Imana izaca inzira, kuko iyo umuntu ayisanze ntacyo abura. Ukuguru kwaje gukira se? Ngenda cumbagira, ntabwo kurakira neza, ngendera ku mbago, ariko muri iyi minsi ngira ngo wagiye ubibona, ndagenda mpinyagurika, harimo tije, ntabwo ndakira neza. Wambaye impeta nziza, iyo mpeta se wayikuye? Ni impeta ntabwo ihenda, niyo ufite 2 urayibona.
ni iy'umurimbo niyo tunagize ngo hari ibindi bisobanuro ifite bidusobanurire Oya. abadukurikiye wenda hari ubwo baba bayibona bakavuga ati wa mugabo aracyafite agafaranga. oya iyi mpeta rwose yaciriritse ntabwo ihenze. Ahubwo ni wa muntu waratunze udufaranga urabona wari ufite amashanete wari ufite ibintu byinshi bihenze uyu munsi utakibasha kubona. mba numva nakwambara neza nuko nkennye ariko Imana izaca inzira byose bizaboneka kubera bajya bavuga ko umuntu wigeze gutunga agafaranga ntago ajya yiburira. Uri mu nzu y'ibihumbi bitageze no ku 10 hano wenda abadukurikiye barayibona ariko noneho ntekereza ko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuba wubatse etaje yawe. ayo masezerano ndayafitiye agenda afite yuzuyemo aya masezerano n'amamodoka azaza kubera ko yamvanye mu mva byose birashoboka. Wongeye kugarukira Imana rero bundi bushya. Nongeye kugarukira Imana. Aha, mbere ko tukurekura abantu badukurikiye muri uyu mwanya wabaha butumwa ki? Arabafite amafaranga bayatunze birwa muri bya bindi birwagamo bakirwa birukanka mu twana tw'udukobwa kubera ko bafite amafaranga boshya bashuka. Hari n'abatayatunze kandi badukurikiye muri uyu mwanya. Niki nubuhe butumwa waha abantu badukurikiye muri uyu mwanya? Ubutumwa naha abantu bankurikiye kuri uyu mwanya mu by'ukuri amafaranga aradushuka. Amafaranga atujyana mu bintu tutakagombye kujyamo. Iyo ufite amafaranga wumva ko ufite byose ariko amafaranga ntabwo ariyo byose. Iyo umuntu afite byose ni ukuba ufite Yesu kuko amafaranga atujyana mu buzima butari bwiza ugatunga amafaranga ukabona ko ibintu byose ubifite ariko uba wishuka. nkaba mbagira inama kugira ngo abafite izo ngeso nk'izanjye hari n'abafite izirenze izanjye ko bazigabanya bagakurikira Imana kuko Uwiteka niwe mucunguzi wacu. Iyo umukurikiye ntacyo ubura ariko iyo ugiye kwishora mu byaha agukubita inkoni kandi utakubitwa n'umuntu. Inkoni zose nagiye nkubitwa ibibazo na byose nagiye mpura nabyo byatewe no kugumera Imana nkumva ko Imana ntacyo ishoboye amafaranga ashoboye ariko nasanze ntacyo amafaranga amaze. Ikintu amafaranga amaze ni ukugutunga ukabana neza n'abantu ndetse ukagenda neza mu bintu byose ukitwara neza. Inama rero nabagira ni ukugira ngo ababikora bagarukiraho kuko aho byangejeje ubuhamya bwanjye babwumvishe ntabwo byigize bimbera byiza byambereye bibi. Bagarukiraho kugira ngo Imana izabahe umugisha. Urakoze cyane Muzuka. Uyu munsi rero uri umurokore ukomeze kwibera umurokore cyangwa niwongera kubona amafaranga uzabishingukamo nawe wenda ntawamenya ariko ndabona aho wanyuze harakwigishije nta mpamvu yo kongera kubishingukamo. Suze madamu wawe kandi umushimire. Yakoze neza kuba yemera umugabo nkawe waciye muri ibyo bihe byose. Abana bawe se uyu munsi bane bari hanze y'umuryango urabamenya cyangwa ntubitaho? Bitewe nuko ndabamenya. Babiri bariga muri segonderi ni bakuru. Ninde ubishyurira? Ninde ubishyurira? Ba mama wabo bagiye bantwara imitungo barabishyura bambwiye ko nta kibazo kuko nasenyutse barabishyurira nta kibazo. Ni abahungu n'abakobwa? Babiri ni abakobwa abandi babiri ni abahungu ariko umwe ni uyu nguyu muto ufite amezi 6. Undi aba kwa undi mwana w'umuhungu aba kwa mukecuru wanjye kwa nyirakuru kwa mukecuru wanjye. Abo babiri b'abakobwa nibo barihirira amashuri nanjye nagira icyo mbona nkabafasha. Imana ibahe umugisha. Wakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka tubashimire mwese abaradukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Twari kumwe n'umugabo Imana yakoreye ibikomeye kandi akavuga ati nabonye urushyi rw'Imana nabonye inkoni y'Imana hanyuma uyu munsi narahindukiye. Ndashimira abantu bose badukurikiye muri hirya no hino ku isi. Niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukore subscribe ukore like hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza abandi iki kiganiro. Benshi hari ubwo bajya bakritika ku buhamya ariko ujye muri comment uze kwandikamo igitekerezo cyawe uze kumubaza ikibazo cyangwa se uze gutanga igitekerezo nko kubyumva. Imana ibagire neza kandi Imana ikomeze kubafasha. Imana ibambike imbaraga. Nge nari Kuzo Emmy.